yaratwimanye oh yeah bari inshuro zose Imana ikwimanye kandi sibanga nabo barabizi ejo budiya dushirimbumu uri munsi iyo twibutse iyo dushirimbumu uri munsi iyo twibutse iyo Imana yagize gute ayo mashini ntabwo angana n'abantu baraha mukomere Imana amashi abantu bari hano bahari ayo mashi aracyari make cyane mukomere Imana amashi ababyeyi barimo bayivugiriza impundu Imana yakoze iby'imbaraga Imana iduhana umugisha haleluya abari maso mwikirize haleluya abo turi kumwe haleluya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana ndaje nibwira basanze tumaze kwakirana kugira ngo umwanya wacu tuwukoreshe neza byose bikorwe neza muri gahunda amen haleluya ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana turifashisha ibyanditswe byera ijambo ry'Imana rifite teme igiterane gifite teme ariko n'umwigisha yateguye agomba kuba afite teme intego y'ibyo ashaka kuvuga cyane cyane ko twifuza ko umuntu wese yakumva message amen haleluya ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo Imana yakoze ibirenze Imana yakoze bigize gute ibirenze bibwira uwo mwicaranye mubwira uti Imana yakoze ibirenze ndaje mbabwira ibirenze kubw'uko Imana yakoze ibirenze reka mbabwira icyo Bibiliya itubwira tugomba kuyikorera dusome Zaburi y'150 Zaburi y'150 mushirike ubute dusome ijambo ry'Imana kandi neza Zaburi y'150 turasoma ahantu hageze kuri hatatu ariko byose turabihuriza hamwe mu gihe cyihuse Zaburi y'150 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri uwa mbere haravuga ngo mushimire Imana ahera hayo muvuge ngo niho turi muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo muyishimire iby'imbaraga yagize gute yakoze muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi amen tuvuge ngo amen reka twumve bimwe mu byo yakoze Bibiliya nta mayobera arimo ibintu byose biba biri ku mugaragaro Zaburi y'124 ku murongo wa kabiri katwumve ibyo by'imbaraga Imana yakoze Zaburi y'124 haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe amazi aba yaratembye rwose isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu gatandatu haravuze ngo Uwiteka himbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo tuvugire rimwe tuti amen twongere tuti amen ntago nasoza ntavuze kuri Yesu mu giterane kingana gitya dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17 ku murongo wa 17 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17 igice cya 17 muri hangana dusome mu izina rya Yesu Kristo haranditswe ngo Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10 babandi 9 barihe dusubiremo Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10 hari akabazo
babandi 9 barihe? Buri muntu wese nahindukire gucya igikanu arebe ko arababona, ariko nusanga weho uhari uvuge ngo biramaze. Kuba 9 badahari weho ukabuhari ntacyo bitwaye. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Iminota yanjye ndayikoresha, ndashaka kwibwira abantu basanze tumaze kwakirana, kandi ndasoza kubibwira abacuranzi bose ba korari y'abashitsi yaturutse Samuduha bageze hano ku byuma. Kandi kuba mpamagaye abacuranzi ntibivuga ko igihe kirarenga icyo mfite. Abacuranzi niba bakiri muri urusengero nibatambuke hano ku byuma, umuntu wese ahagarare ku gicurangisho cye. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse, mfite umudamu n'abana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndi umukristo wo muri paruwasi ya Gasasa. Paruwasi ya Gasasa ni imwe mu maparuwasi agize ururembo rwa Rubavu. Iyo paruwasi ikorera mu karere ka Nyabihu, ariko nje n'umuryango wanjye dutuye Musanze. Ndashimira Imana kuba muri iki giterane cyateguwe na korari Omega ku bufatanye n'itorero rya Kabagri hano. Kw'iri torero nigeze kuhagera rimwe, ubundi mpagaruka ndi mu matsinda mu badiyakoni narahabaye, ndetse no mu makorari. Hari imwe mu makorari nasuye ya hano yicaye hano imbere, ariko ndashimira Imana mushumba wabo twagiranye ibihe byiza cyane. Ahantu henshi yagiye ayobora azamugina, ndetse na mwarimu wari wicaye hariya wagiye, twagiye tubana hano. Abakristo ba hano twahuriraga mu masengesho ya paruwasi ya Kacyiru, ikiri paruwase. Rero ndashimira Imana ko nongeye kugira umwanya wo kuboneka muri iki giterane. Yesu aduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Nari mvuze ngo Imana yakoze ibigize gute? Imana yakoze ibigize gute? Iyo bavuga ibirenze mwibarurisha mibare bakorera ku 100%. 100 mwibarurisha mibare. Hari aho rero iyo batumije abayobozi ku mihigo bahize, barababwira bati weho hariya wagize 50%, hariya wagize 80%, hari ugira 100% mu kwezi kwa mbere, ariko mu kwa gatatu akagira 30%. Bakagenda bababaza ababishinzwe kubaza iby'imihigo, bakavuga ngo ko mwamanutse. Bamwe barasubiza bati n'izuba ryabiteye, abandi bati ntahari umwero, abandi bati amatariki yo guhembwa yari ataragera ku bantu bazi ibintu by'imihigo. Ariko twabuze umuntu wakora ibirenze agahora Yesu umuhigo 100%. Kugera ku rwego ngewe narindi kuri televiziyo turi gusoza umwaka, umuyobozi wacu w'igihugu yavuze iterambere twagiye tugeraho mu Rwanda, bakavuga ariko ageze ku bijaniranye n'inkomyi, aravuga ngo ibikorwa byose twari twarateguye twari kubigeraho 100%, ariko habaye ibiza. Habaye iki? Aravuga ati habaye ibiza, imvura yaraturogoye, avuga izuba ryavuye cyane, ibiciro byazamutse, amadolari yarazamutse, amafaranga yacaje hasi, inzara iratera, duhangana nabyo. Aravuga ngo ntibyabaye 100%. Imvura yaraguye yica abantu, dutanga amafaranga mu biza, tugaburira abantu, twimura abantu, tubakotereshereza amazu. Ibyo ni ibintu bituma umwana w'umuntu atesa umuhigo 100%, kuko harimo ibiza, harimo imvura nyinshi, hakabamo izuba ryinshi. Ariko turashimira Imana idacibwa intege n'izuba ryinshi. Imana ntikomwe mu nkokora n'imvura nyinshi. Imana ntawe ihuriye, icunga mutungo ryayo ntaho bihuriye n'idolari cyangwa n'iyero. Imana ntiyakwisobanura ngo ifaranga ryaragabanutse, ngo imvura yabaye. Imana yakoze ibyo yagombaga gukora, ndetse ikora nibigize gute? Kwari kugira ngo mbasobanurire iryo jambo ibigize gute? Yaratwimanye uwo Yesu inshuro 1000, kandi sibanga
oh arabizi ejo bundi yara